Benshi bibaza byinshi ku gitabo cya Bibiliya. Igitabo cya Bibiliya gikubiyemo byinshi cyane bitandukanye, kigabanyijemo ibice bitandukanye. Igitabo cya Bibiliya ubona ari kimwe ari kinini, burya kirimo ibitabo byinshi bitandukanye bikubiyemo. Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe n'iki cyegeranyo Imbumbe Knowledge. Imbumbe Knowledge ibumbatiye byinshi, tega amatwi, kurikira. Ndi Uwimana Fiston. Bugwa ko ari igitabo gitagatifu gikubiyemo ijambo ry'Imana, cyanditswe n'abantu bamurikiwe na Roho Mutagatifu. Bibiliya ntagatifu ikaba igabanyijemo ibice bibiri, isezerano rishya ndetse n'isezerano rya kera. Bibiliya ntagatifu kandi ikaba igizwe n'ibitabo 73, aho mu isezerano rya kera rigizwe n'ibitabo 46, isezerano rishya rikaba rigizwe n'ibitabo 27. Urutonde rw'ibitabo uko bikurikirana n'uko biteye muri Bibiliya ntagatifu. Isezerano rya kera rigabanyijemo ibice nk'uburyo bukurikira: ibitabo 5 by'amategeko, intangiriro, iyimuka Misiri, Abalevi, ibarura, ivugurura amategeko. Hakaba n'ibitabo 16 by'amateka. Ibitabo 16 by'amateka ari by'ibi: Yozuwe, Abacamanza, Ruta, igitabo cya mbere cya Samweli, igitabo cya kabiri cya Samweli, igitabo cya mbere cy'Abami, igitabo cya kabiri cy'Abami, n'igitabo cya mbere cy'amateka, n'igitabo cya kabiri cy'amateka, Ezira, Nehemiya, Tobi, Yudita, Esiteri, igitabo cya mbere cy'Abamakabe, igitabo cya kabiri cy'Abamakabe. Tugasangamo kandi n'ibindi bitabo 7 by'ibisigo n'iby'ubuhanga: Yobu, Zaburi, Imigani, Umubwiriza, indirimbo ihebuje, Ubuhanga, Mwene Siraki. Ndetse hakaba hari n'ibindi bitabo 18 by'abahanuzi. Ibyo twavuga: Izayi, Yeremiya, Amaganya ya Yeremiya, Baruki, Ezekiel, Daniel, Hosea, Yoweli, Amos, Obadiya, Yonasi, Mika, Nahum, Habakuki, Sofaniya, Hagayi, Zakariya ndetse na Malakiya. Ibyo ni ibitabo bigize isezerano rya kera. Isezerano rishya naryo rigabanyijemo ibi bice ku buryo bukurikira: ibitabo 4 by'amavanjiri: Matayo, Mariko, Luka ndetse na Yohana. Hakaba harimo igitabo kirimo amateka ya Kiliziya, aricyo igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Amabaruwa 13 Pawulo intumwa yandikiye aba bakurikira: ibaruwa Pawulo intumwa yandikiye Abanyaroma, ibaruwa ya mbere yandikiye Abanyakorino, n'ibaruwa ya kabiri yandikiye Abanyakorini, ibaruwa yandikiye Abanyagalati, ibaruwa yandikiye Abanyefezi, ibaruwa yandikiye Abanyafilipi, ibaruwa yandikiye Abanyakolosi, n'ibaruwa yandikiye Abanyatesaloniki ya mbere, ndetse niyo yabandikiye ya kabiri. Ibaruwa yandikiye Timote ya mbere, n'ibaruwa yandikiye Timote ya kabiri, ibaruwa yandikiye Tito, n'ibaruwa yandikiye Filimoni. Hakaba hari n'ibaruwa yandikiye Abahebureyi. Hakazamo amabaruwa 7 ya gishumba: ibaruwa ya Yakobo, ibaruwa ya Petero ya mbere, n'ibaruwa ya Petero ya kabiri, n'ibaruwa ya Yohani ya mbere, ibaruwa ya Yohani ya kabiri,
n'ibaruwa ya Yohana, na gatatu ibaruwa ya Yuda nayo ikazamo. Hakaba harimo n'igitabo cy'ibyahishuwe. Nongera kubashimira mwe mudahwema gutega amatwi iki cyegeranyo mutegurirwa nanjye Uwimana Fiston. Imbumbe knowledge ibumbatiye byinshi. Wowe utarakora subscribe, kora subscribe, share ndetse na comment ku nshuti zawe. Umenye, tuzamurane, uzamuke mu bumenyi ndetse nanjye nzamuke ku cyo nshaka kubagezaho. Murakoze.